Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, twabasaba kwenyegeza urumuri rw'icyizere. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, kuri urumuri rw'icyizere mwenyegeje. Muhawe kaze hano muri BK Arena ahagiye kubera umugoroba wo kwibuka ku nshuro ya 32 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 yishwemo Abatutsi barenga miliyoni. Murakoze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, twagira ngo dusabe umwe mu barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, Bwana Karangwa Jean-Marie Vianney, adusangize ubuhamya bw'uko yarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika na Madame, mbashimiye uyu mwanya mumpaye wo kubagezaho ubuhamya bwanjye bw'uko narokotse Jenoside yakorewe Abatutsi. Amazina yanjye ni Karangwa Jean-Marie Vianney, nkaba naravukiye muri uyu mujyi wa Kigali muri Nyarugenge mu murenge wa Muhima, ubu ni akagari k'Abasengerezi, ariko mbere bahitaga mu Kiyovu cy'Abakene. Ababyeyi banjye ni Karangwa Sitani, yari mwarimu ayobora ikigo cy'amashuri cya Sainte Famille. Mama yitwaga Kankundiye Teresa. Nk'abandi banyarwanda bose bakuriye muri iki gihugu, twakuriye muri politike y'ivangura ry'amoko, aho bari barashyizeho politike y'iringaniza cyangwa équilibre, byatumaga bamwe mu banyarwanda cyane cyane abo mu bwoko bw'Abatutsi bahezwa mu kazi no mu mashuri. Ku bw'amahirwe nko mu 1980 hagiyeho itegeko ryemera amashuri privé kwajyaho. Ababyeyi bacu bishyize hamwe bashinga ishuri rya privé rya Pakope, akaba nanjye ariho nashoboye kwiga ndangije primaire kuri Sainte Famille. Nubwo byari nk'igisubizo ku babyeyi, ariko ishuri ntiryorohewe kuko bararinanije ndetse n'abahiga bakomeza kujya babananiza, kugeza ubwo promosiyo za mbere
zirangiza bajyanye diplome bari babonye bazishyiriye ministre ngo azisinye, arazica avuga ko abo banyeshuri bakopeye. Ibyo byose byaterwaga nuko iryo shuri rya Pacope baryasosiya n'abatutsi, bwari uburyo bwo kubabuza uburenganzira bwabo. Tugeze muri 90 urwo rwango noneho rwaragaragaye bitewe nuko ya politike y'ivangura ry'amoko yari hari, bashyiraga amoko mu byangombwa. Ibyo rero byatumaga n'ubundi abantu bose babaga babazi, famiye z'abatutsi zabaga zizwi. Ubwo rero 90 ubwo urugamba rwo kubohora igihugu rwatangiraga, mu ijoro bigitangira abasirikare kwa Habyarimana barashe mu kirere, bucya binjira mu ngo z'abatutsi ngo baje gusaka imbunda ngo nibo baraye barasa. Mu gitondo natwe iwacu baraje baza gusaka, bahageze batwicaza muri salo, bazunguruka mu byumba bajyamo hose barasaka. Bageze mu cyumba cy'ababyeyi hari udufaranga babonye, umusirikare utuguye waza asohoka ati aya mafaranga n'ay'inyenzi. Papa arabahakanira, noneho ahita abwira abagenzi bati muze tugende tujye kwiga ikibazo cy'aya mafaranga y'inyenzi. Byamufashije kuko batamutwaye, twagumye aho, ariko ntibyatinze baravuga ngo abantu nibagende. Papa yari afite ikibazo cy'umutima, icyo gihe yahise yifuza kujya kwa muganga. Agezeyo basanga byariyongereye, bahita bamushyira mu bitaro. Bamushyize muri clinique, nabwo mu ijoro ryakurikiye hari mushiki wanjye witwaga Edith waramurayeho. Icyo gihe muri clinique abantu binjira ku ruhande rureba muri ka Kigali, yicaye ku ibaraza rya ka Kigali ariko umugoroba ari wamurayeho. Abasirikare baraza bamubonye, baza kumwaka ibyangombwa, bahita bavuga ngo hano harwariyemo inyenzi. Kuva ubwo bahise bahagarika ko abantu binjira kuri urwo ruhande rurebana na ka Kigali, noneho bakajya binjirira imbere. Bahise bazana abasirikare bahashyira uburinzi bwo kurinda izo nyenzi. Ibyo rero ntabwo byamaze igihe, kuko papa uwo mutima byageze urahagarara mu gihe gitoya, yitaba Imana. Ubwo ko baravuze ngo dusohoke, twakomeje kujya kwiga kuri Pacope, ariko kwiga muri Pacope muri icyo gihe nabwo byari ikibazo, nk'uko ryari ishuri bitirira ko ari iry'abatutsi. Twajyaga ku ishuri, hakaba igihe mu nzira duhura n'abasirikare cyangwa abajandarume bakadukubita. Kugira ngo ibyo tudakubitwa cyane, twize amayeri yuko twazajya tugenda turi groupe, tukagenda turi benshi. Ikindi, icyo gihe amashuri abantu bambaraga bose kaki hasi, hejuru mu mashuri ya leta bakambara umweru, muri prive bakambara ubururu, ariko mugatandukanywa n'icyapa mwashyiraga ku mufuka kiranga buri shuri. Twe abo muri Pacope twajyanaga icyapa twafungishije igikwasi, ariko twasohoka mu ishuri tukagikuraho kugira ngo batatubona. Ariko wagiraga ibyago ntagendane na bagenzi be, we yarakubitwaga. Nabaha nk'urugero rw'umwana twiganaga. Umunsi umwe byari ku cyumweru, twasubiye ku ishuri dutegura examen, noneho dutashye ntiyagendana natwe muri groupe, ajya kureba mwene wabo wakoraga kuri hoteli Simba. Avuyeyo abasirikare bari bafite bariyeri hari hahoze Colbert, baramuhamagaye baramukubita baramwica. Twamubonye kwa kabiri ko barajya bamujugunya kuri sayashka,
babona igisambo babonye. Twamubonye kuwa kabiri baramukuyemo amaso n'inzara. Twakomeje kwiga muri izo situation aho abanyeshuri mu gitondo bakubiswe ariko hari n'umunsi umwe wari preference aho yaje ku ishuri azana n'igitero cy'abasirikare baza gusaka ku ishuri ngo barimo barareba imbunda. Baratuzengurutse buri shuri rijyamo umusirikare baza baje gusaka abakobwa bakabakuraho imyenda ngo barebe ko batanditseho Kigeli. Ubwo wayoboraga ishuri bahamagaye representant legal Shamuki Gasharire niwe waje avugana na Renzaho, nyuma tubona ishuri bararetse. Representant legal Shamuki Gasharire nawe we niyo bishe bwa mbere ku itariki ya 7. Twakomeje kubaho gutyo nta mutekano mu gihugu, noneho tugera mu 1994. Muri 1994 umunsi umwe hari ku mugoroba duhagaze ku muhanda n'abasore twari duturanye. Jenoside ibana n'umusore ufite imyaka 21. Noneho mu rugo numva bantumyeho ngo nimuve ku muhanda muze byakomeye. Hari famille yari Burundi yari telefonye mu rugo ibabwira ko indege yarimo president w'u Burundi na Habyarimana bayirashe kandi bitabye Imana. Ngumenya televiziyo cyangwa radio y'u Burundi barabivuze. Babivuze rero iyo famille, hari famille yadutelefoniye irabitubwira. Ubwo rero mu rugo bahise badutuma bati muve mu muhanda byakomeye. Twaratashye tangira kwibaza icyo gukora. Bukeye twishyize hamwe n'abasore twari duturanye. Hari abahungu twari duturanye bakoraga muri Croix Rouge, bakaba barajyaga bagemura bajya kureba imfubyi zabaga mu kigo twari duturanye cy'ababikira bitwaga Bakarikuta. Kubera abantu bumva ko mu bigo by'Imana ariho hari amakiriro, naragiye n'umwe muri uwo muhungu tujya mu kigo cy'Abakarikuta kubasaba ko baduhishira abantu. Baremeye ko bavuga ko batahisha abasore, ko bari bufate abakobwa n'abakecuru cyangwa n'abantu b'abasaza bakuru n'abana. Abasore mushobora kuduteza ibibazo. Twaragarutse dufata abantu mu ngo twari duturanye tubajyana mu Bakarikuta. Kuhajya byabaga byoroshye kuko icyo gihe kera ingo nyinshi zabaga zifite clôture y'imiseke cyangwa imiyenzi. Tugenda ducamo inzira turagenda tugera muri icyo kigo cy'Abakarikuta. Turangije twabasore turagaruka. Twaragarutse tuguma muri quartier tujya inama turavuga tuti nihaze ntera hamwe turemera turwane nazo, ntabwo twemera gupfa duhagaze. Ariko nihaza abasirikare kuko baba bafite imbunda no gukizwa n'amaguru. Twarahagumye hashize nk'iminsi 2 numvise ngize ubwoba, mbwira umwe mu bahungu twari kumwe namwe hano bashobora kuba bagiye kudutera, reka duhunge. Twaragiye azana n'undi mugenzi we tugenda turi 3. Twaragiye turongera dusa nk'abinjira mu Bakarikuta, ariko tuhageze kuko batari twemera kwinjira dusimbuka ikigo cyabo tumanuka tujya muri ruhurura yari iruhande. Ni ruhurura yavana amazi mu mujyi yajyana kugera nko ku Kinamba. Tugeze hasi hari amazi menshi, tuzamuka gatoya ngo twegere ahatari amazi, tuhasanga umugabo bitaga André Kameya wari umunyamakuru. Twamusanze afite
icupa ry'amazi n'akaradiyo. Ako kanya aratubwira ati mwihangane, iminsi 3 nishira uzaba akiriho ntacyo azaba kibaye, ati kuko FPR yatanze itangazo ko niba dahagarika ubwicanyi yo ibuhagarika. Ati mwihangane tugendere kuri icyo cyizere. Tumva ko mu minsi 3 wenda FPR zabe tugezeho. Iyo ruba twamaze mu minsi 2, ariko rya cupa ry'amazi ko twari turi 4 byari rishize. Nafashe icyemezo nabaye kansubire muri quartier ngiye gushaka andi mazi. Mugenzi wanjye nawe arambwira ati reka ngo yerekeze. Twaragiye turongera dusanga basubiye mu rugo. Ubwo hagati aho wari konseye witwa Nyirabagenzi yari hamagaye Renzaho aramubwira ngo abatutsi bo muri Rugenge bashaka kwica abahutu. Ubwo rero twahageze igihe kibi, ramforo yo kwa Renzaho ihageze. Tukihagera twagiye kumva twumva induru ziravuze, abasirikare baduturuka hejuru baza barasa. Baraje barasa twiruka mu kivunge. Ubwo nge naragiye njya nko ku nzu ya 3, harimo annex irimo abasore barimo bakina amakarita. Ntago bicaga ariko bo nta nubwo bari bihishe bari abahutu. Naragiye ndabinjirana ndabanza njya mu cyumba, mfungura icyumba nkuramo irangamuntu nyijwe munsi y'igitanda, ndagaruka nicarana n'aba basore nanjye mpita mfata amakarita kugira ngo njijishe nk'uwakinaga. Umusirikare yarinjiye arabaza ngo nta muntu winjiye aha, mbari nge nsubiza ndavuga ngo ntawe. Nyuma ajya gushakisha ngo arebe ko ntawe yishe mu cyumba, aramubura aragaruka ati munyereke ibyangombwa. Mu ikarita y'ishuri ya Pakope ayirebye aravuga ati ariko se ubundi ubu koko ubu bantu bari hano bose ni abacu? Umumama wari aho aravuga ati bose ni abacu uretse uwo nguwo. Ubwo yaranshoreye arambaza ati mu rugo ni? Namweretse urugo rukurikira ndamubwira ni iwacu. Twaragiye, yari afite imbunda n'akantu k'agahoro nka kamwe bajya batemesha amakoma. Nagiye nsenga mvuga nti Mana mfashe byibuza ndase ntantemeshe kariya kantu. Turagenda tugeze kuri icyo gipangu, abona intebe inkari arambwira ngo genda wicare. Mu gihe ndi kugenda mugenzi aramubwira ati murangize vuba tugende imodoka iraje. Nahindukiye kubera iryo jwi nayo numvise, none undi nawe ahita ndasa. Mu by'ukuri yarapimye ku mutima, ariko ko nari mpindukiye isasu ryinjiriye mu mugongo risokera hano mu ijosi. Nahise nikubita hasi nawe aragenda. Muri ako kanya uko baturasaga barashema abasore, baturashe turi 8, 7 bose barapfuye. Kuko n'utarahita agapfa interahamwe zarazaga akaba arizo zimurangiza. Mu gihe ndyamyeho hahise haza interahamwe, twari twiganye muri primaire, twari tuziranye, twahitaga Rubunda. Irangije irandeba aravuga ati Vianney yapfuye, namwe ndacyari muzima. Ndamubwira nti rero hari ikintu nshaka gusaba, niba byashoboka ungeze ku bakarikuta, ko numva ko bakarikuta nshobora kubona ubutabazi, cyangwa niba bikunaniye miyo grenade ufite wigendere, ko numvaga ntifuza kwicwa n'umupanga. Ubwo yari kumwe n'indi nterahamwe, ubwo yavuze ngo banyishe, hari undi mugenzi wanjye wari uryamye hirya yihishe, abyumvishe nawe ahita aza yirukanka ati Vianney baramwishe, witwa Lambert Baduka. Yahise abwira indi nterahamwe bari kumwe yitwa Kabanda, aravuga ati murinde ntagire ugira icyo amutwara. Yarazamutse agenda azana esuime ayimfungaho mu ijosi ko amaraso yarimo ava cyane.
baranteruye bangeza mu rugo. Noneho wa mugenzi wanjye Lambert Rubaduka afata telefoni atangira gutabaza. Ntabwo nzi aho byanyuze, ariko nagiye kubona mbona haje wari padiri mukuru wa Sainte Famille Anaclet, ubu ni musenyeri ku Nyundo. Anaclet yaraje afata risque yo kuza kuntwara kuko nawe yashoboraga kwicwa. Yasabye Munyeshyaka kumuherekeza. Munyeshyaka aranga, yari padiri babanaga w'intera hamwe, ubu ngubu ari degembya mu Bufaransa. Ariko Anaclet yaremeye araza aramfata n'imodoka tugera Sainte Famille. Hari indi minibus irimo abapolisi, yavugaga ko yari yatse uruhushya Renzo kiliziya yari Nyamirambo, yarimo imirambo agira ngo arebe ukuntu bayikuramo, yari hamaze iminsi. Yaranjyanye angeza kwa muganga kuri urgence. Tuhageze muganga anyereka aho ndyama, ariko ubwo maze kwinjiramo haza indi modoka izanye abasirikare barashe, nabo abereka aho bajya atangira kubitaho. Hashize akanya nabajije wa muganga, nise ko mbona nta muntu nyitaho kandi meze nabi. Arambwira ati se wowe harya byagenze gute? Ndamubwira nti bandashe, atereka turebe. Neguyeho eswime, arangije arareba, arambwira ati ubundi urabona iri josi ari cyo narikora? Arongera atari ku bundi ati dore abasirikare bacu bari kubarasa, none nawe muri kuza mutega ayo majosi yanyu. Ahita yigendera, ngo mpita numva ko nashobora kuvurwa. Ndibuka aho muri urgence hari isaha imanitse, niryo jwi numvaga. Narayirebye ndavuga nti ibyo byose nko minota 15 ndaba napfuye. Nihaye minota 15 ndaryama ndasinzira, ariko nkangutse mbona yarenze. Kubw'amahirwe narebye ku ruhande mpita mbona umumama w'Inyamirambo, Madamu Rugumire Jeanne, twamwitaga Mama Thierry ko niyo mfura ye. Naramuhamagaye, noneho arandeba, ubona agize agahinda kenshi no kwiheba. Arambwira ati uyiryamye aha ni mushiki wa Rugumire, uriya n'umwana we, uriya mwana uryamye hariya no kwa Muyango Nyamirambo. Ati none nawe uraje? Mbese wabonaga twamubanye benshi. Arambwira ati ariko ihangane ndaje ndebe icyo nagukorera. Yaragiye, arize akanya araza agashashi ka serumu, arambwira ngo unyweye serumu imwe ubundi abandi banyuza mu rushinge. Yarayimpaye ndayinywa, ati ihangane yinywe, ati ngiye kuba mfasha uyu mumama, ati nindangiza nawe ndaza ngufasha. Yaragiye koko, hashize akanya araza arandoda, aho isasu ryinjiriye naho ryasohokeye. Amaze kundoda yanshakiye aho ndyama, anjyana muri pavio aho twabaga turyamye hasi, njyamanye n'undi musore ku kamatera kamwe kaba kari kuri brancard. Yangiriye neza kuko kuri CHK ubundi abandi babajyanaga mu itente yari aho ngaho. Muri iyo tente rero ninjoro barazaga bakica abantu. Ubwo n'interahamwe zarazaga zikava mu makaritiye zikaza kureba abantu babo bari aho ngaho. Ariko naho ngaho mageze nabwo ninjoro abasirikare n'abaganga n'abakozi bose bo mu bitaro bazaga gutwara abantu. Baraje gasanga baje kubona umuntu w'umudogiteri afatanyije n'umupuranto bari kuza gutwara abantu bo kujya kwica. Ubwo ku munsi ukurikiye kuri iryo joro baranrebye bavuga ati uyu ararembye. Noneho ku munsi ukurikiye
nabwo abasirikare baraje bahita basohora abahungu bose, hari ku manywa, baravuga ngo nta murwaza bashaka, batse ibyangombwa, abasore bose bararwaje, abantu b'abatutsi barabasohoye, nta n'umwe warenze CHK. CHK yabereye ubwicanyi bukabije bwakorwaga n'abaganga b'abadogiteri bafatanyije n'abandi bakozi baho b'abaplanta. Nyuma haje kuza umugabo duturanye, bari bamutemye, ariko bamutemye agiye gutabara mukuru we, bari baje kwica umugore we. Icyo gihe baje babahaye icyumba muri pavio, iruhande rwaho narindi, umugore we